murakaza nza mu kiganiro n'ubusitiro nk'ibisanzwe aho dusanzwe tuganira ku makuru y'ibyamamare byo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo ndetse n'amakuru aranga u Rwanda abami bagiye bakora bakera ndetse no hanze yacyo n'ibindi bihugu bitandukanye. Bahaye ikaze n'icyo musabwa no gukora subscribe and comment share kugira ngo ibyo dukora bibe bibasha kubageraho buri munsi. Murakoze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwami udasanzwe, umwami wanditse ibigwi wakoze amateka cyane ku buryo iyo wicaye n'abasaza cyangwa se bakakubwira amateka y'ubuzima yabaye wumva ko ari umuntu udasanzwe wanditse ibigwi. Nkuko twabirebye ubushize twarebye ko umwami wa mbere wayoboye u Rwanda yari Gihangoma ijana ndetse akimara gutanga muri isi y'abazima se yasimbuwe nani? Umusimbuye yaba yagiye ku kivi cyangwa se yaba yarabashije kusa ikivi n'icyo wamubanjirije ikaze. Uwo muntu nta wundi wasimbuye Gihangoma ijana, akaba ari nawe mwami wa kabiri uyoboye u Rwanda Kanyarwanda. Ubundi Kanyarwanda Gahima wa mbere ni umwami wa kabiri iteka y'u Rwanda utegetse nyuma y'Igihangoma ijana se bamwibyariye. Kanyarwanda Gahima wa mbere afatwa nk'umukomeza w'ishyirwaho ry'ubwami, umuhuza w'amoko ndetse n'uwahamije amategeko, umuco n'imiyoborere ya cyami. Byose bishingiye kuri uyu mugabo Kanyarwanda Gahima wa mbere. Izina rye ryagiye rihuzwa n'ubumwe bwuje n'iterambere ry'igihugu cyakira muri kimaze gushingwa na Gihangoma. Kureba inkomoko n'umuco wa Kanyarwanda Gahima n'umuhungu wa Gihangoma ijana umwami wa mbere wayoboye u Rwanda. Ubundi Kanyarwanda Gahima wa mbere yavutse mu muryango w'Abanyiginya. Mu muryango w'Abanyiginya bivuga ko wari umuryango w'abami. Umuryango wa cyami watangiye gushingwa na Gihanga bivuga ko Kanyarwanda Gahima wa mbere yari Gihangoma ijana, naho Kanyarwanda Gahima wa mbere akaba Nyirakanyana, cyangwa rimwe na rimwe akaba avugwa nk'umwe mugore b'imena b'ingoma. Kuva mu buto bwe Kanyarwanda Gahima wa mbere yigishijwe imyitwarire ya cyami, imigenzo ya gakondo n'amategeko. Yakuranye ishyaka yo gukomeza umurage wa se Gihangoma ijana no kuganisha igihugu ubumwe n'amahoro nk'uko se yabigenzaga birumvikana. Mwene Samusure agomba kuvukana isunzu. Tugiye kurebera hamwe imiyoborere ye n'ibikorwa bidashyikirwa cyangwa se by'indashyikirwa uyu mwami Kanyarwanda w'umwami wa kabiri wayoboye u Rwanda yagiye akora. Icya mbere ni uko yakomeje kwagura ingoma ya cyami. Ubundi Kanyarwanda Gahima wa mbere yahererekanyije ingoma ya se Gihanga ayikomereza ku mahame yayo, ariko anayihamya kurushaho cyangwa se ayobora neza kurusha uko se yabigenzaga. Kanyarwanda Gahima wa mbere yubatse ubutegetsi bukomeye bwari bushingiye ku bwubahane, ubupfura n'imiyoborere ya Gihanga. Si ibyo gusa, bivuga ko kandi Kanyarwanda Gahima wa mbere yakoze icyo bita guhuza amoko no kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Nk'uko bibyivugira neza, izina Kanyarwanda ryamwitiriwe bitewe n'uko yahuje amoko yari atandukanye kandi rimwe na rimwe yari afite n'amakimbirane. Tugiye kureba amoko yahuje yariyo. Ese ayo moko yabumbiye hamwe ni ayahe? Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bw'Abanyiginya, icyo gihe bwafatwaga nk'ubwoko bw'abana. Ubwa kabiri ni ubwoko bw'Abega. Ubwo bwoko bw'Abega bwari ubwoko bw'abagore b'abana. Yanahuje ubwoko bw'Abazigaba, Abaha, Abashama. Yashyizeho amategeko y'ubuyobozi ndetse n'imyitwarire igomba kugenga ubwo buyobozi. Kanyarwanda yashyizeho amategeko arengera abaturage n'imitwe yabo, uburenganzira n'imibanire y'amoko. Yateje imbere ubwiru bw'ingoma, ahamye mu buryo bukoreshwa mu kwimika no gukuraho umwami ndetse n'imigenzo ikomeye y'imitambagiro, guterekera ndetse no kugenga igihugu. Si ibyo gusa,
Kanyarwanda Gahima wa mbere ukomeje iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi ko Gihango Mijana yari yaratanzeho umurongo. Kanyarwanda Gahima wa mbere yateje imbere ubuhinzi bw'imyaka. Iyo myaka yateje imbere yari irimo nk'ibijumba, amasaka ndetse n'ibigori n'ibindi byinshi bitandukanye. Yateje imbere ndetse n'ubworozi bw'inka. Izo nka zahabwaga agaciro kadasanzwe, zaba iz'imitungo cyangwa se iz'ubuyobozi. Si ibyo gusa, yanateje ubwubatsi n'imyuga, yiyongera ubumenyi mu gukora ibikoresho, imyambaro n'ubushakashatsi gakondo. Ese Kanyarwanda wa mbere, Kanyarwanda wa mbere, umuhungu wa Gihango Mijana ndetse na nyina Kanyana, ese karibo yavutseho yaba yarasize uwuhe murage? Reka tubirebere hamwe. Ubundi Kanyarwanda Gahima wa mbere yasize igihugu cyubatse gifite ubuyobozi bwumvikana ndetse gitangiye kugira isura y'igihugu kigendera ku mategeko n'amahame ahamye neza cyane. Niwe usanzwe afatwa nk'umutangizi wa politike y'ubunyarwanda, kuko yahurije igihugu ku mucyo umwe, indangagaciro zifatika, ubuyobozi bushingiye ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Si ibyo gusa, Kanyarwanda Gahima wa mbere yasize urubyaro rw'abami bakurikiyeho kugeza kuri Kigeli wa kane kugeza kuri Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, bose bakomoka mu muryango wa Kinyarwanda, by'umwihariko ku bwoko bw'Abanyiginya. Ese twakwanzura tuvuga iki kuri uyu muhungu wa Gihango Mijana wakoze amateka adasanzwe? Ese twakwanzura tuvuga iki kuri uyu mugabo Kanyarwanda Gahima wa mbere wayoboye u Rwanda ku nshuro ya kabiri, cyangwa se ari we wasimbuye se Gihango Mijana? Ubundi Kanyarwanda Gahima wa mbere si umwami gusa mu mateka, ni n'ishema ry'ubwiyunge cyangwa se ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubumwe bwabo n'indangagaciro zabo bishingiye kuri Kanyarwanda Gahima wa mbere. Yasimbuye Gihanga mu bwami, ariko anamurikira mu guhanga igihugu gikomeye. Umurage we uracyubakirwaho n'ubu mu migani, imigenzo n'amateka y'u Rwanda rwacu. Mwafashe umwanya wanyu mukareba iki kiganiro, murakoze. Ndabashimiye kuba kuze subscribe, like and comment, share. Imvura igwa n'isubira.